wabikora wi atari icyamamare nyagasani true mbega urwego mana we mbega icyerekezo aracyari Julia Giti w'Imana kimizi mirefu w'i Rwanda kizigenza w'iyinjyana ni wa muhungu abanyarwanda ushoboye ndetse unashobotse aracyari munyakazi wakamejeje aya basi hamwe na Dylan Kabaka aya turahana Dylan Bebe the big legacy manager ariko muramwumva Kabaka mani muramuzi cyane vuze ngwiki arazwi no mu Bubiligi mwari mumuzi ariko aya basi yo banyita Dylan Kabaka banyita Dylan batinya Dylan ibikorwa Dylan Bebe mwari muri ahariko Moka gato cyane atanya kiswe unlock the haunted app application yasetswe muri amadayimoni ni kibi wagira ngo vango application za application ngizo muri telefone yanyu biri bayise unlock gufungura barafungura ikirero ni mukanya ngwiki warakunze countdown udacikwa kuyu munsi ni unlock akayima na Lucky Fire Silvizo ndetse nande na Go Dance endi neri watanga umunsi wuzi tangu umusundi kunia kamanu okaga cyane dutanya tujya muri mu Buhinde nkaya ngo bindi nago mbikore kaze mbereke unlock itangira fungo ryawe ntiwamukira ikibara hitakiguha umuneke ahitahumira umuneke itawumira nikiramanuka mashusa we simanuka ibyo ushaka byose yabikora aha tugereza ye ni nkaheba batanga umunsi wundi tanga umusundi kunia kamanura tabonye mura batanga umunsi wundi tanga umusundi kunia kamanura tabonye mura ndimo na meditation ari kuvuga ndi munsi okay Wafia wentwale wamwita Go Dance Miss Pamela Ingabire ngene rufende ngene munyombya aha ana mureba maso mure no kwitaka okay ati cyane dutanya unlock the haunted app tegereza yewe ni nkaheba batanga umunsi wundi baby atanga umunsi wundi aha uratabonye mura batanga umunsi wundi tanga umusundi kunia kamanura tabonye mura mbese nka Simba sasu maze gukokinga mumu muhungu wa Michael Jackson ewan arashaka kurasa ku Lucky Fire pepeta aha pepeta baby pepeta pepeta baby pepeta 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 baby pepeta batanga umunsi wundi tanga umusundi kunia kamanura tabonye mura batanga umunsi wundi tanga umusundi kunia kamanura tabonye mura okay chicken pugutile mazana ni Dylan Bebe bega kawit sasa ngapima gwiki
waba warazengurutse amahanga wivuza bikanga gana umuvuzi gakondo ukorera mu mujyi wa Kigali uvura indwara nyinshi zananiranye cyane cyane indwara z'amarozi indwara zo ku ruhu indwara z'imbere mu mubiri avura indwara nyinshi zananiranye wamusanga kuri nimero ari nimero ya WhatsApp 0785211354 cyangwa se ukamusanga kuri 0722509510 avura indwara nyinshi zananiranye tuvingura umugabo bafatiriye tuvura indwara z'amarozi tuvura amarozi y'amahuherano tuvura amarozi y'amategano tuvura uburemba tuvura ubugumba dutanga umuti utumutera akabariro neza dutanga umuti ku badamu bakagira amavangingo tuvura abasazi birukanka ku gasozi dutanga umuti ku bashaka kureka itabi n'inzoga tuvura ibihato tuvura amahumane n'izindi nyinshi zananiranye wamusanga kuri nimero ari nimero ya WhatsApp 0785211354 cyangwa se ukamusanga kuri 0722509510 Ra Azi5 original film ndetse ibyo banditse hari akantu ubonye 18+ yesu Katrina Entertainment presents ini nkoranya uyu ni Dina ni Bebe ndetse nkasasa gutangira Windhouse Film Production nawe tizoneza cyane wigira ubwoba don't be afraid wigira ubwoba abagabo dutangiraye mwitondere filime ni inshuti yawe ndi umupampe ni pampa yawe ndetse ikibazo cyawe cyenda kuzuzwa cyenda gushyirwa mu ngiro n'amagambo dutangiranye avuga nka kuri telefone yumva n'umuntu angana azi ngo ninde we gusa emera just accept emera hari akagufure kari gafunze dore ngo karafunguka kahita gafunguka birarodinga icyifuzo cyawe ni nk'itegeko kuri nje filime bayise ngo iki bayise unlock gufungura harafungurwa iki amazina yandi ni Bebe Dilani ikaze dutanye sasa nka muri Mumbai ni muri Buhinde yego yanitwa no kabutura ni Bebe amata kana kunakanye ndetse gutangira ina kantu mu kibimera cyane sasa nka dutangiye aruje nuko babwiki afungura ngaho muri buto refri mwitonze ye filime nayizanye kandi filime nayizanye ugira ngo ati Bebe turakwemera turagukunda yewe filime zawe tubuzima cyane ubone ikintu kimbabaza nuko mubona ibintu nakoze mwaranze mugakomeza kwinangira imitima abantu mwinangira imitima Imana izabahana afunga igikapu kirimo umuntu ndetse usa nkaho ari umwana murabibonye nuko itangiye ngo ibihinde ngo simbikora ngo niki ntago ari uko ngo ntabyo nashobora bari abagenda babashukashuka ntacyo tutashobora hango ugasa nk'afite ubwoba Didi mfasha mu mazi rangije avonga arirukanka aco arenyura umukobwa koga zafungura butano funga butano ifunga sura mu modoka afite ubwoba hina kan zina yinyakuri ikinyi zindi zigiye zitandukanye harimo na metre nzovu na sentimenti mu marira y'urukundo arimo ese muri sentimenti ntabwo muzi Wait. Titi na kwanda bai. Wait. Unatameza nka Diana muri Stimate do. Diana. Stimate. Siwe. Felicitation. You have finished your first task. Akazi kayo ka mbere urakarangije. Kuri telefone. Yumvijwe. Tegereza akazi gakurikiraho. Ikintu gikurikiraho cyo kuba wakora. Wotegereza akazi gukora gakurikiraho. Kazi ni nyabaki urubwira ninde bakwereka sasa n'iki cyuri tatu mbere ko tugira hara twatinye nyirizina arabishima ni mu kirori sasanga
wa mukobwa twatangiranye ari kureba ubundi ahangaha benshi rwose ibintu by'urukundo ntabwo akenshi tusakunda kubona Kefa yishimye na Godanse njya mbona tuse ntago yishimye ntabwo atira itsinda mu mazi abiri asa nkaho uwaje wundi ni umurara n'igisi ariko se mwana bimeze biti by'akazi bafite bitandukanye ariko Amari yateguye ikintu cya danje rwose ararenze mbese Amari ari he uri ari hakurya uri hejuru Amari kiri gute bro iki kintu akaga yewe ngwino se mwana tuwe tunayavuga bimeze biti mwana kandi kawitike kawiti numbers नहीं पूछूंगा क्योंकि मुझे तेरा स्टार्ट mwana nje ntago ndi bukwaze ngo ibintu by'imibare ngo bimeze bite ngo amafaranga njye ameze ati icyo ndimo ndabona uburyo watanye bimeze fresh thank you no bibaze kabisa akoze ndetse good bite sawa हाँ beer है bimeze bite se fata byeri तुम लोग के लिए कुछ है hari akandi kantu bafitiye ni impano iyo ni iki ni hamburger kirabeshya ni ibinini gifite ibi iki nyine nuko ntago bibona kiza fo बेच रहा हूँ ndi kugurisha bitandatu gusa बिक चुके हैं guys Gose angaha nabaye kugurisha amapaki abiri kwakora ati natinye ndavuga ati kwa kwasigaye akanyuma तो तुम लोग को try namwe reka ngabe क्या है mwumve kuno kameze mwana bindabisi kucyereza kawitekanye ibintu kawitekanye ngo tugahereza ibintu ngibi अरे merezana suizamo nawe suizamo keep it back suizamo dia suizamo क्या कर ariko sa mudage n'iki kindi wakura amafaranga kuko amafaranga wakura iki kindi cyari cyose mwana ले वैसे एक बात बता ariko se mbwira icyo kimwe आया कहाँ से ibi wabikuye इंटरनेट से लिया है wabikuye kuri internet fuck you अरे akatsindwa डीप वेब से लिया byadanje mwana hano bita kuri za deep web कुछ reka today website se ni iyi तुझे डीप वेब नहीं पता ariko se ntago muzi deep web अमर Amal कुछ लोग इस numwanda nyine tu ni deep shit tu numwanda wa dani डार्क वेब भी बोलते nyine abamwe n'abano ngo bajye banita nanone dark web अभी भी समझ में नहीं आया wowe ntago murabyumva se एक मिनट uretse gato bereke are you taking my glass kugifata ikirahuri cyanjye ariko अपना भी wakisha iki cyawe imagination imagine करो nyine mwimashine ndagira ngo mwimashine ko iki kirahuri कि ये ग्लास ari internet इंटरनेट है is in internet ये बची हुई वाइन जो है none murabona ino wine isigaye वो सारा इंफॉर्मेशन है जैसे सोशल मीडिया ni amakuru rwose aba ahari yo kuri social media amafoto abantu mwagiye mucatinga सारा इंफॉर्मेशन जो हम सब के लिए amakuru nyine twese tuba tubona ni ino wine muri konti isigayemo niyo makuru और ये marabwira kugira ngo musobanukirwe deep web namwe ndagira ngo muyisobanukirwe nuko mugiye kwisobanukirwa mujye mwiga ariko mumenye जो बाकी का वॉइस ndetse rero murakubona aho hose hasigaye hatarimo ino wine hatarimo ino magahinda है aho niho bita deep web ये डीप वेब ngaha nyine जिसे ना तो हम एक्सेस कर सकते हैं ahantu twe tutabasha kugera ना ही ndetse na leta ubwayo bidashaka ko tugera ngo tumenye ibihari तूने कर लिया nawe hanyuma se ukaba wowe wahageze wabimenya ibiriho तुम जो भी सोचते हो या ibyo byose utekereza cyangwa se ibyo watekereza ibyo byose लोग जो भी सोचो byose bihari वो सब कुछ अवेलेबल है ibyo utekereza n'ibyo ushaka kwimagina ibyo byose लीगल भी yaba ibyemewe n'amategeko Legal. n'ibitemewe n'amategeko छोड़ akasha ये मिलते हैं सस्ते में none se nabona umuntu wa make wajya rwose uhora ncungira boyfriend wanjye aho hantu Baby, you don't trust me? si she ntabwo nyizera cyane ndakwizera baby bu sheri अरे यार, amasuka y'inzoga asye I'll just change and come, guys. mwana ajya guhindura imyenda ndaje yauzipadi yateguye na Amal usanga amakuru arayumva icyo bita deep web ndaje तू कहाँ जा रही है none se ugiye ni Diane nyine mubwiye rero ndaje Amal aragiye nimumubonye ko agiye ye azano Amal angaza guhindura uradisa amasura y'amaboga ari nkatwe twararenganye bibaza ko byageze ndavuga ati njyewe nta nwo nzemera no gufata rwose ngo byagaragara mumenye muraje gusanga ari ikibazo bibaza ko nyine mu muhanda imodoka zikagongana hari abagore bagiye bagongana batwaye imodoka impanuka zarabaye nta mpanuka yo mu Giporoso muheruke kumva byari nje ibyo urumva rero byahise biba icyo ndabatoya nsigaye upfukamunwa byibuze kuba twaraje ni sawa ndangije aha kuri Amari ufite girlfriend nari mbizi kuri buze ceceka ikibazo cyawe arangije hano abakobwa bafite ubushyuhe mwirinde malariya mwirinde igituntu mwirinde ebola iki tuse none kuvuga ibiki kandi
Malaria muyirinde dore ko inaterwa n'imisigati. Niyo makuru benshi bagiye bakura bumva. Ngo malaria iterwa n'imisigati ngo kujya mu mvura ngo ya nabyo bitera malaria narumiwe. Ari hano bari mu zamu n'ibyaha. Byaha rwose nibyo we kumbaga nacyo wakoraga nibyo yatekereza yewe we kumbi nuko abakobwa baba batubona yewe we ni mubibonye murabibonye washroom nanjye mbwira I'll see you outside. Okay? tubonane hanze sibyo mbega umukobwa we Diane mbega Diane aya uzahise nibi ntabwo mbizi uwo ni tusi sasa ngarebye hano ubundi muryango anga harimo ka kamera tayari byatutse aragaruka Let's go. 2 बज गए हैं. दीदी ngana tugende rwose ufite akazi चल गाइस rwose ubu tugeze saa 8 अगर टाइम पे क्लॉकिंग नहीं किया ना nanjye mwana reka gende मेरे पैसे काट nubone rwose nagereye igihe boss mwana yangata umushahara तू क्या बाय कर kandi abizi boss ni iki nazi मैं सोच रही हूँ यहीं रुक जाती हूँ genda gumana tuzabona n'ejo फिर से यार ako se nakazi ufite I'll manage रही oya nzava hano bitinye mu kazi wawe nari चल ना ako siko namyenda ufite hano twagiye oya bareke wasigare nyine एंजॉय kaje nawe बाय nuko agiye babanga mwabo hari igihe usanga umuntu ari banga mwabo batekuye nta kintu ubona ठीक ठाक है यार मतलब झूठ क्या बोल रहा हूँ uzasanga nta bintu bihari byo kubishya dukeneye amafaranga how much do I owe you none se muri bangahe वो iki si cya kinini se फ्री है फ्री ni ubuntu umwana kuba ari we n'amani ngagwera ubuntu ज्यादा ntabwo wakigira wibagira inshuti nkanya bivuga ubusawa ndabizi ukina amafaranga कितनी जरूरत है bwa tanti wawe rwose अब आंटी के लिए तो तू लेगा नहीं एटलीस्ट लेट्स क्लियर इट चल बता जल्दी बोल atuye vuba vuba कुछ नहीं बनता ntacyo mwana समझी we tuza I'm pretty sure nubone ngiye mwana amafaranga ari mu nzira ntari bigemeze fresh cyava hese mbwira se deep web से deep web aka ibi bya deep web bya buri kanya deep web yabaye deep web sasa ndetse anga sasa ayi nimba yabushari nanuza na abrosi melody yita ngo burya ni rimwe nimba z'abanyarwanda zisigaye zinshimisha tu sabe tumbanza umanza akavuga ngo bwebere burya ni rimwe yakoze ubushakashatsi asanga ari rimwe koko ni rimwe kweri yarabirebye asanga ni rimwe sasa handi kwa muryango ari ka kamera ndetse anga Diane arimo arareba Diane arimo arabibona yahinduye anga sasa serire katuvuge serire yo muri gomve ashya yindirimo kamera arareba bose bakora gahunda zose yamamenyeshe ko nimba ari umwana uri kureba na filime uri munsi y'imyaka 18 katuni ni mu nzira asohoke vuba vuba yawurya areba hariya kuri kamera aho yiri mwanda we mwanda araza ariko se iyi serire ko yahisa nk'iyahindutse ra bomba anga ntago ari yaje gufata antibroke ngagapfuka umuntu ko barayaye kuyawuca dore ngo di arafu narebye yaragiye kurebera ubuntu kandi kirazira kurebye utishyuye ubundi ni ikibazo nimba uri kureba filime rwose utanayishe ni ikindi kibazo Diane n'umukobwa mwita Lidi yari divine hasu yego Dia rwose ntabwo ni kubasha guhumeka ntabwo bateshe wataha rwose ntabwo ndi kubona ipompo yanjye ntabwo yasima tuza ipompo yawe ariko nayishyizemo rwose mu kabati rwose ari ku ruhande y'uburiri wereba ni sawa emergency वाला inhaler तो ariko reba hari rwose hari ipompo नहीं होगा ना rwose njye kira mu gikapu cyawe ihoramo girebe kugira ngo nyine mu gihe waba ugize ikibazo ufite byirasike ibi biranze ndayibonye urabonye ndayibonye urakoze ndayibonye nabateshane ko biranga biranze
aza hano ni Diane. Sasa uko agenda kibuka ibyo abonye. Yagize gutya anakora kenda yewe we nabibonye. N'umujinya azana bote bahakinga kamera telefone dore byagiye kuri Google. Arazanga kuri Google arasacinga yashaka guhita bumuhaka amasegonda 2. Wako ndusanga uhura n'umuntu mu nzira. Wabara gura n'umuntu mu nzira gatisa wa mwana waje ugira ikinyabupfura ngwaje ujya ni gute ushaka kwigisha umuntu ikinyabupfura mu minota 3 atahawe mu myaka 20 yose irenga afite. Munyewe bitekerezaho se ahakinza arayura wakinga biranga. Sanga umuntu ashaka guhita kwigisha discipline amasegonda 2. Umwana waje umenya ikinyabupfura waje umenya umwana imyaka yose amaze imyaka irenga 20 arenga cyangwa se irenga 10 nta kinyabupfura ugiye kukimwisha mu masegonda ibintu ntago byahura. Unyumure ngweta wowe wa mwana we genda wakongere mu bumenyi kandi mushaka kukimumbisha nyine kutuma kimenya nta kintu uzakora nyiza ngo tugiye kwinshingano dufata indi myaka yikwigisha. Masegonda make wandi ibintu by'ibikode kode apfa kwandika kanda enter. Kirodiga bibayise guki the haunted app gira gutya unlock the haunted app wagira ngo nyine sazi nibo sanga wagira ngo zirimo bifukunye muri shiryo jaba. Sasa ngaza gufata ka kanini izi nizo bita ngo iki nini sikizo nizi cyane izo bita ngo asanga arizo ngo cyane yo mugo ngomba gusara niriya ni afa n'indi yo bwenge ra filime yari gito turi ku bintu mwirinde n'ubusamba yasiki hundi ibintu kucyere kubigarura amahaye. Yaho bigeze none undi filime ni ndo yizanye mwirinde no gukuroha amadohara rohamye. Abe yango gende rwose zarohame wangiye kurya ubuzima ngo ngibiki kombanga yari yidubitsanga muri ka sink ese ko zita akazita bari avabone bari abero ibintu nk'ibyo kefora bize neza ko ari sink rwanyira ngo hano wize ko mazi. Sasa abona ngaga abona notification imwereka ko ashaka kwinstall application bishyira mu ngiro icyifuzo cyawe. Application iracyaza wakose kuki utata kandi wakora ibirenze ibyo ujye ujya kuneka abantu wakora ibirenze ibyo. Why spy when you can do more? Yeah. Junior arabyishe mwihangane. Bite dia You have unlocked your new friend. ufunguye inshuti yawe nshya. You have unlocked your new friend. Ipapuro rifunguye urifuza iki taravuyeho लाइट्स ठीक कर दो yanga amatara yake araka areka naje ngibi norohorane Happy? urishimye bitonere filime yego wewe izera nurangiza uvuge iki byanyabyo ushaka trust and say wewe izera nurangiza uvuge icyo ushaka byanyabyo nyakwikanga ari umuzonze Lidi अमर Amar nyine Amar Amal
yeni Amal. Telefone irazima. Ifone irazima. Kwakasine. Nakira umubare. Nake yakose. Ariko se. Hey, kuyaho cyadore. Kakene ngo karavaho. Kamaje kuvaho. Abari baryamye ari we Lidi na Amal. Divine. Kwenye divine hapa. Ya telefone agenda irifungura ijya mu mafoto ni mubibonye ye beya. Hi. Hi. Bite Ridi घर पे Mese Lidi ari mu rugo arahari? नहीं ऑफिस में Araha oya wasanga yagiye mu kazi. Leave it. Kamuhamagara we yabireke Amara yasaza mu cyakare. क्या हुआ? Mese byagenze bite? What happened, huh? Byagenze bite? Mbwira. सच बता सु Ndagira ngo su umbwize ukuri Dia. Is Ridi cheating on me? Ese koko Lidi ari kunca inyuma? Wiki? क्या बोल? Lidi anca inyuma. Si kuvuga iki oya nyine ariko si nyine icyo mvuga. Reba. आज सुबह मुझे एक मेल फॉरवर्ड आया था. Rwose ari mail nabonye muri iki gitondo uyu munsi. Aya ni amafoto ya Lidi. लगा हो सकता है Kubera ko nari naketse ko wenda wowe usanga umuzi neza. तुमने इसे पहले कहीं देखा. Ese uyu mugabo wigeze umubonaho? Ha! Oya. Mugabo nta hantu muzi. Should do it. See, Please. she's my. Ndakwinginze. Bakora inshuti yanjye Lidi. हो सकता है ये हमारे कॉमन फ्रेंड्स में हो. Let me check. Wasanga ari inshuti duhuriye kajya kureba nimba hari ahantu nyizi. Baza kuvuga ngo inshuti yawe ariko ujye kwireba hehe. Yahise yibuka amagambo yabwiye telefone anga telefone imubwira na application yitwa Unlock. Imubwira ati wowe izere nurangiza uvuga icyo ukeneye bya nyabyo. Avuga ngo Amar siko bya bintu bishaka kuba bikora we. Ageze angabona na kamera yakoze. भी आया ना. Amafoto yabonye नहीं मुझे कुछ नहीं. tanga kamera mu cyuma cyane cya Amal. Let me check. Nta kintu nanga ndabona reka ndebe oya. Namwe najyari. कुछ नहीं आया है. Ntacyo. हमने आ गया है. फोटोग्राफ्स देखकर क्या मिलेगा? Nese nundi ko kuri kwajya agaragara wundi amafoto ni iki samazi ntacyo bimaze kuyabona n'ubundi. I'm sorry. Mbabarire I ntago nyine nari mbizi ko maybe nyine ये मतलब iyo ngo akirisa akiriki पहले भी. na mbere se nyine urabona Amari then Lidi rwose ni inshuti yanjye satanye no ko tenya bipfiri murari rwose bimeye ku murari birangire byose cyari She is your friend और मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ. nyine ni inshuti yawe gusa nyine mbese nyine ntabwo ndi inshuti yawe Sohani, please. rwose Dia ndakwinginze. all right. Sawa Actually nyine mukuri कॉलेज में twiga muri college muri university उसका कोई भी stable relationship नहीं. ntabwo yigeze rwose agira umubano uhamye ngo wakune n'umuntu ngo birambe gusa nyine nayo natekereje ko ari ahahise wenda byahindutse uteranya. Really thought she's pretty serious about it. naketse ko rwose ari serieuse kuri wowe uzi n'ikindi नहीं चूतिया. ndi umuswa amafulu चूतिया हूँ that I trusted. rwose ndi umuswa ko namwizeye bayatuza kumwikoreshwaho gusa twararenganye we we tuza uzi n'ikindi वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है. ntabwo ari kwitaba telefone Yeah. wasanga wenda afite igisobanuro Pictures said it all. Said it all. ariko amafoto byose arabivuga Explanation, my friend. ibyo bisobanuro se ni ibiki So icyo bimbwiye I really feel कि I should be. wowe usanga reka nkubwize ukuri Amari nimba ari uko bimeze reka rwose numva nkwiye kubwiza ukuri byose One thing Riddhi मेरी friend है पर तू भी मेरा दोस्त. rwose nshaka ikintu nshaka kukubwira rwose Riddhi yego ni inshuti yanjye gusa nawe ni inshuti yanjye You deserve somebody better. rwose ukwiye umuntu urenze You're such an honest man. rwose uri umugabo w'umunyakuri yewe mana igihungu kijya ntibyatinze Amari arasohoka arataha yewe gapurikasiyo we imeze nk'ubusobanuro bwa dirani we apurikasiyo ifite ubuzima cyane urishimye Very happy. ndishimye cyane For your father. icyo gihe cy'akazi kawe ka mbere rero Task? akazi hari akazi ugomba gukora Still task complete karo. kugira ngo rwose urabanza urangize akazi akazi ubwo ni utuzi mwihangane utuzi dutatu ndetse ufungura icyifuzo cyawe nubwo tuzi tutabaho nyine ntabwo nabibabwiramo ni utuzi nyine iki ubwo ni akazi butatu kugira ngo bwumvikane neza arabyemera akazi bakamuhereze baramuha akazi imbwa ye butatu tuzi niba tutabaho turagoramisha ibindi
aza hano kasiri nyabaki yuko twatangira filime abatabyibuka namwe mukomerezaho mutabyibuka ni mutabyibuka ni babandi baniza filime yanjye namenye ko filime ari yanjye ari filime ngo nziza nigeze kubona basenza umuntu wayikoze yita rwose anga wiga ubwo ati ukore ku mutima ugati ndigaye amwereka plaque y'imodoka ajya muri iyo modoka mwandiki modoka ataravaho ajya witara rimwe limoja rimwe matara ajya wita lumwe no rimwe nyine lumwe tara modoka ribona neza mfata sasa ikikapu kiri muri butu y'iyo modoka bakarayibonye taragiye ajyaho neza ajya hejuru yaho iyo modoka iri neza mfata igikapu kiri muri butu y'iyo modoka yakora yumva kiraremere karabaye igikapu ko kiremere igikapu kiraremeye kuko so mushandiko w'amafaranga ubu uri abantu bagira amatsiko bantu bisi aza gufungura rebe igikapu harimo iki mu gikapu gufungura karabaye harimo umuntu mu gikapu ndetse n'umwana nimubonye ko ari umwana akwiye ngo benshi mwumva mwafata panya ngo zigira kubyo mwifuza mujye mwitonda fungura imodoka biranga niba nzi imodoka zirasakuza karabaye zirasakuza imodoka ndapfuye bagusanze hano ya modoka arayibura kubera atajya kora ari ikiri kuza mu gicucu ari ikiri kuza tagira ubwoba ko se mwihanga ndabizi mutagiye kugira ubwoba imitima hamwe kirakibura arakibura mama nyagasani mama mia yewe Margarita Signolita Bone kintu aranyanyura sasa arirukanga ni n'umutasi agaruka kuri ya modoka nege kapura kanyijane apa kumwica kabiri disi yewe ndabikora akibwa ngo ndabikora amatara yose aratuza yari kumyasa nka ambulance aratuza arongera akaneza akurangana igikapu sasa tazakina bayise haunted up ya application ikakuzironda ubundi guhontinga umuntu ni nko kumuzironda ubundi tujya kwibuka ibyo yakoze yazanye nk'akana ntabwo azikishwe ngo nande naza akana ngo byagenze bite kana bagashyize mu gikapu aba amabwiriza ngomba kuyakurikiza yazanye n'akana kirimo aribuka ibyo yakoze za kunywa amazi angana mwana amazi kuva atagwagije umwana yamushukunye mu mazi wari umukobwa usanzwe ari akawiti k'Imana kiturije felicitation akazi ka mbere karakozwe tasanga mal congratulations Sue dia felicitation तुम्हारा first task akazi kawe ka mbere kararangiye सब तुम्हारे लिए किया bose byose mbikoze ku bwa mal don't worry n'igihe ikibazo अब सब ठीक byose biragenda neza से होगा अमल bose gute amal से होगा gute kweli ring yumvaga telefone tingling ko telefone gusona amari yamwimaginaga amari na wari bogari w'Imana hello शाम को फ्री है uyu mugoroba se hari ikintu gukora uri free क्यों kuye gukora iki uri free ntago n'ubu rwose yigeze yitaba उसे मैसेजेस किए rwose ramwandiki ubutumwa gusa ntago bwamugezeho sasa kumba ngo dore bavuga nguyu nilindi dia wasanga yamburotse did you meet her
Nese mwahuye cyangwa se mwize muvugana oya reka reka naho ntago turahura ntago turavugana ndebe sinyega ko rataha I'm sure usi bande ke sath hogi wasanga ukiri kumwe na wa mutipe यार simbizi byashoboka tubona ni bye yewe mana nubwo umuntu namuyuguye ari kwibogari yibone bogari bisa nka dirani yewe we samanya ngo mvuga ndi ndivuga nyine ariko murarakaye nk'amazi क्या हुआ byagenze bite se kukiri murarira What happened Ritz nizo byagenze bite अमर यार namara कर रहा है अजीब अजीब मैसेजेस भेज bose arimo aranyirengagiza kanyoza ubutumwa butanga yutamye ukuntu bumeze nyereka se tureba हो गया acting so weird मेरा call भी kwitwara mu buryo budasanzwe ntabwo rero barananyitaho ku mpande zombi ntabwo kubasha guhuza sasa ngo yibutse nanone umwana ngo namwandikiye ubutumwa ntibwamugeraho wasanga yamburutse मुझे समझ में मेरे कुछ ariko ntabwo nimbaza ikintu naba nakoze ntabwo mbyumva हमें try to reach niba nagerageza kumuhamagara byanze nyine wimuhamagara क्यों कर रही है कॉल unamuhamagarira ikibuno सुन मेरी wikirushya ऐसे लोगों को सर पे चढ़ाना बंद कर प्लीज abantu nk'abari ari gukomeza kubashimisha ntacyo bimaze ntabwo mbikunda rero uburyo urimo urarira gusa ngo yishime n'iki oya werekera and promise me ntabwo ubereho we ubundi se mbere ko abona ntabwo wari uriho wese nzira ko utari umuhamagare atekereza ko ari amezi atari nyabaki yumva ko rwose yakora neza ko wa rwose we nimba atekereza ko yabaho utagufite nawe ni uko numuhamagare murakoze rata nshuti yanyu nawe mundebere inshuti mufite muzitondere tuse urabe wumva kefasi cyashya buriya nanjye nyamukeka buriya na Fredi ufite ukuntu tuba tubana rwose tutazi atone itsinda rero uzarisenya Nawatsu Zikidesu मैं और रिति इतने दिनों से एक rwose ngiye na Didi twe tumaze rwose imyaka myinshi turi mu rukundo मुझे लगा nyine cyo vuga nari naketse ko twese turi mu rukundo tumeranye neza buri wese nawe ntacinye mu mugenzi we पहली बार rwose uzi ikindi bwa mbere na mbere muzoganya bwa mbere nanze ijana ku ijana umubano uyu mubano rwose nimaze gutanga ijana ku ijana sasa application yohereza notification fungura akazi kawe ka kabiri हमेशा करियर kariyeri let's get serious with this shit natekereza ati reka none mbeseriye n'ibi bintu by'imibano so किस relationships में problem नहीं होती है ना हमारी में भी थी but I thought सब ठीक हो जाएगा यार bose byinshi kwa navuze ati ntago bishoboka nubwo wenda twagira ibibazo buri mubano wese ugira ibibazo nuko byahise bigenda ibyo biri muri loading biri kugenda birangira bisubira inyuma you know what सुबह से I'm trying to question myself. rwose kuva bito ndimo ndagenda nkomeza nibaza Mature है yego nyine turakuze but मुझे एक reason gusa nyine ikindi kube ntago ndabasha kuba समझा पाऊं कि I fucking deserve this rwose angana mutima wanjye ndi kubaza se ibintu ndabikwiye kweli oya अपने आप को ब्लेम कर kwirenganya it's not your fault ntago amakosa ari ayawe तरफ से इस रिलेशनशिप में 100% दे rwose ku ruhande rwawe watanze ijana ku ijana नहीं muri uyu mubano sibyo umwana wawe na Didi और को उसकी वैल्यू नहीं nimba rero umuntu atabiha agaciro ubwo muntu niwe munyamyaku ntago ari wowe amakosa sa yawe I honestly feel that you deserve much better je rwose numva ko rwose ukwira ibirenzeho bya danje and anyways ये सब तो लाइफ में होता रहता है it's not kandi byose biba mu buzima bibaho nta birenze n'ibintu bisanzwe normal se na ntabwo nyizeye ibintu bisanzwe I mean kivuga breaks and it's okay when you're a teenager rwose iyo uri umutini rwose ukiri umwana biba nta kibazo not like when you're fucking 27 ariko iyo ugeze imyaka 27 ibintu nk'ibi byo gutandukana ni ibintu bidasanzwe अगर इतना हर्ट हो रहा है nimba nyine biri kukubaza cyane तो let's just be reka twongere twibera abatini nyine tu let's lose it up चल abatini kuva ku myaka 10 kugera kuri 20 sinzi impamvu abantu bafite imyaka 25 babumva ari abatini yewe we biza kuri 19 nako na 20 ntabwo irimo ntabwo ari abatini kuko nta 20 bayo yita abatini bazabashakira izina usanga bari imyaka 20 turakwiza nko kuri za 20 ngo turi abatini bayo niraga riyanjana tuba dukora ngo niyo abatini waba ari umuntu imyaka afite yewe aha usanga afite imyaka ijya kungana na mizi
barajanga barishima aho ndebere inshuti arimo arayiteranya na sheri kugira ngo yegukane umusore abasore nibwo muzi ko rwose ngo mwebwe ngo muvuga abakobwa ngo arakaraka witi ngo kararenze uriya nabo ku ruhande rwabo nuko bimeze ko nyine wenda nawe ujya ubanza wirebe ugahita se koko niko bimeze wiki ubwo nyine tusara babwiye ujya ubanza ufata indorerwamo maze wirebe urebe none ko uburanga bwawe utazitambika icyo ushaka wagiraho icyo rwose cya tekinike mbibutsa ngaha uyu mukobwa Diane Suhani yanze ko yakora akazi ke ka kabiri zane wisikisi wapi bazano sovanga muri club fucked up situation ni club yakabari byose hamwe आपको गलत टाइम पे सही लोग मिल bose buri gihe ubona abantu banyabo mu gihe kitari cyo cyangwa se abantu batari bo mu gihe cyanyacyo n'ukundi bimeze bibaho ntugire ikibazo सही बात है koko nibyo टाइम kitari cyo ni amal तुझे पता मैं और ako abuzi n'ikintu uzi ko ngewe na Lidi twahuriye hano मिले थे so umusore akanga akunda Lidi मुझे बोल रहे हो आई नो तुम लोग कैसे ukwiye kumbwira se यही इसी जगह hano rwose लिए छोड़ के चले गए थे mwansize njyenyine क्लब में muri la club nanjye niho umwe mwansize muza hano ko ushatse kumbwira गाड़ी में twicaye mu modoka nk'uko twicaye munona फिर none hanyuma yaje kwira bite aranje nyine बोतल ako icupa ryose ewa imara agahinda arayimara icupa singiri reka kanyinywe yose gushotorana buri ubundi umukobwa yakuzi bundi akose hanyuma se yaje gukurikira इतना स्लॉश्ड हो गई थी उसको कुछ होश नहीं था और वो अपने नहीं पा रही थी sasanga byaje inzoga ziramurenga tanya rwose no kugarura urumva n'imyenda ntiyayitaho come on Sue like none se nyuma yo gusinda nabashe kwitaho rwose atazi ibintu arimo no kwita ku myenda bibyanze nyine yahise akora ibintu nk'ibi ko byahise bigenda hanyuma se komeza umbwire ukuntu byagenda gushotorana फिर उसने मेरी आंखों में yaje ndeba mu maso uyaramureba विंडोज hari amaso yewe n'amaso akurura we akura ku hanyuma फिर she asked me to aranje aransaba kiss her ngo musome kiss me ansoma kiss me soma kiss me soma zagace bibutse ubundi abahungu bo saya yose bari tayari ubundi ntubagore bari tayari kubera imodoka hano telefone asura ariko badia ariko Diane Lidi dore sasa मैं तुम्हें 12 बजे से कॉल namari rwose kuva saa sita naguhamagaraga uri hehe rwose ni umuntu wakoze photoshop amafoto yanjye ayohereza abantu benshi yagiye afata amafoto yanjye ankora photoshop anshyira ndi kumwe rwose ibaze ko none yamfashe akanshyira ndi kumwe n'abantu uje mana ibaze nawe niyo mpamvu se rwose utari kunsubiza rwose na message yose yanyohereje ni hanze y'inzu yawe amari ndetse amari ndagukunda rwose amari byabaye rwose kudasobanukirwa ibintu bya nyabyo amirimo amagara bakoze photoshop bamukoreye photoshop asanga yamuhamagaye yongera ko bamukoreye photoshop photoshoping ari kumwe na Dumba nicyo cyamaye kuroja ikifuzo cyawe kiranzwe oya oya kubera iki wibagiwe amategeko kandi amategeko n'amabwiriza birakurikizwa amategeko n'amabwirizwa ugomba kubanza ukarangiza utuzi cyangwa se akazi bwose wahawe ubwo nyine ntabwo biturite ahubwo mbwira witegura akazi kawe ka kabiri yego lifungula ngomba nangize akazi butatu tuzanga ku gahoteli kitwa Antop Hill nimba tarakarogi nimba taraka apartment ni kimwe muri ibyo aza hano ni Diane
ndabizi mumenyere divine nta divine nkoresheje ihangane ubundi murajya sinona divine ko atamukoresheje ra azamuka hano kuri floor ya kane iriya bayita ngo iki yari arimo bayita ngo iki kefa ngwinyi mu cyongereza ibyo uvuze byari byo gake bayita elevator जी वो मैं मुझे पता है तुम लेने आई हो ना ujanga gufata igikapu ariko kitari nk'igikapu bage briefcaseone ndabasanye ndaje nyibereka sanze bamuzi n'umubirigi baramuzi Cecuru arafunga mu magafaranga सभी इसीलिए तो आते हैं niyo mpamvu abantu bose baza ni mukecuru gake ushaka ka cyayi आंटी मैं वो बस लेके निकल fata igikapu ngende जल्दी क्या है mugiye kwihuta nta muntu ujya iwanjye atabanje kunywa icyayi haba ngwino mwereze teveri ndi kumukubita teveri yicaye hano yitonze ikomereza teveri ibikombe biri hano ibikombe ariko se mwitonde arebye hano aribyo yabonye mu byo yabonye nga ibihumbi 41 ikinyamakuru cya 41 karabaye तुमने अपना नाम नहीं बताया ako ntabwo wambwiye izina ryawe Diane अच्छा सुहानी हाँ Diane अगर मैं ये ब्रीफकेस तुम्हें ऐसे ना वाई जिकप्पू तो क्या तुम वानिचा namutse nagwaye igikapu wanyica तुम इस ब्रीफकेस के लिए किसी को ese wakica umuntu kubw'igikapu amagambo y'umukecuru taravaho tanti arabubura abura tantine asawa shangazi ako njye nakica igikapu yakica shangazi tantine hey tanti wowe tantine yajeje ase tantine gukora ibiki tantine shaka kumwivugana karabaye tantine aramusunika sunika tantine ku ruhande tantine mukecuru anga wowe aragaruka akose tanti ufitiye ikibazo tanti akose tantine watuje tantine cyuma kira ku ruhande cyuma akura mu rwagashya agasende babuye umwijima sasa byabagaga batarasubiraho umunanga yabagaga yarumye ndebera biri hano ngaha nabera nkamwe muri Bibiliya ni ikibazo averukanga ndapfuye aza gukingura asohoke kagende arasohoka ni Diane azaga kuri elevator aca kuri escalier ataragenda icucu shadow lord shadow abona shadow cucu rangiza akazi kawe karangize icyo ukora nurangize akazi niko mvuga akazi kose kandi ni akazi aragaruka sasa agarutse hano ibre wa mukecuru uje gufata igikapu karabaye yagiye byamucanze yewe yagiye byamucanze menya ngiye gusara menya ndaje muri Karayesi ageze hano ndagukunda
sasa buri ko ateye intambwe agenda arangiza akazi butatu. Dia, I'm so sorry, I thought rwose uyangana nareketse ko rwose ari Lidi. Actually narinje kumupropose bana cyose. Umva Dia, उस रात nyine rajoro twatuye gusomana सान twe twasinze. तुम Dia harano waguye oya. Va Dia, राधिका कुछ नहीं बताऊंगा rwose ntuzabwire Lidi oya ntago nzamubwira ko twatuye rwose. Yajano ibi bintu bitanye kumukoresha amahano. uze kwica umuntu ukagenda wagaruka kongera ukamusanga. ibaze nawe kandi ubonye abazimu batamba imbere y'igirye ukeka ko ari uzi guterekera. yafashe umwana wapfuye amushugunya. ibyo ni ibya mbere yakoze. yamutanya kwibaza ati se nagire hasa kibukanka atarangiza akazi ndetse yagiye kugenda yigira amari nuko yica mu cyicuru. ukavuga hano ko yumvanga rwose Lidi yemereye amari ko bazashyingiranwa. umugore n'umugabo akaramata yararize nyuma yo kureba ugomba guhita uyanagura. ibibazo byawe urabyimenyera mu isi ntuzitege ko ari umuntu uzarerana nawe. ubundi abantu bishima hari icyo ugiye kubamarira n'ubundi. ntabwo bakeneye kuza kubabwira iyo ukiri muri sitarago, bakeneye ko ugomba kubabwira umaze kurangiza ibibazo byose ugeze hejuru. kureba neza yitonze na ya briefcase dore arayibura. imwe yari afite kare briefcase yari afite ndayirabura. karabaye hey filime ko nayizanye mw'abana umwe. dise karidi nyina mutemba shyushya kawiti dise kamunya mutemba shyushyu yigira rwose anga na agatesi. yishimye dise kazi ko kari kwishimana n'inshuti ye. kandi nta wundi mwanzi nimero ya mbere kurusha Diane. baguseka bya nyirishwa benshi bagusekera bashaka kwivugana. ujye mwitonda. usanga amara abizi ibyo yagiye gukora ukamureba usanga umuntu arishimye yishimye kandi usanga abasitari ngo n'ubundi ngo bazamutse ngo ntabwo bakomeza kutwibuka ngo iki ngo aze akwikubita imbere. usanga yakomeretse ni ugushaka uburyo bamuganga amuvura. थोड़ा जलेगा ये हाँ nakubazamo gake dise karidi nari bi पागल है एकदम ध्यान रखा कर witaho asako ngango ibyo bamubwira byose ari kwirebera amari nakwishimiye ugezeho felicitation यार मैं सोचूं कल ना ऑफिस के बाद सीधा क्लब चलते हैं rwose ndimo ndatekereza ejo rwose tuvuye mu kazi twahita tujya muri club nkahamagara na Gisa ko rwose namaze kwambika impeta fiance mfite fiance ukasi ujyana umukobwa n'umutinde n'abatekereza फिर से आऊंगी ejo nyine saa 2 वेट करना मेरा हाँ nzahita nziva mu kazi nawe genda uruhuke. mbega umukobwa mbega inshuti dufite. mwihangane izi tuse turahanganye hano ngomba mwishimire gagiye reka bazana kurawe ibyatse sasa bapanze gahunda akazi karangiye ni muri club amanuka muri club rangiza akazi kawe sasa uwo muri Gisa nabisa nkaho ina application ifite umwe ngo arangiza akazi ke
uyu nguyu sasa Didi ntabwo ari kuza नेटवर्क क्षेत्र network naza rezo ni ikibazo kangerageza ntabwo ridaraza kandi ngani we fiance Yesu wamwambitse fiance yishimye mama shenge ari mararira uya uri cyanga amara amagara Hi. bitama uri ariko Around. Ngimwe natavenda bagezeho From the table. bajya ku booking ase aho tuba twicaye cyane kirapfaho Don't eat without me, huh? muri naraza Kana? inzara iranyishe I'm starving for you. ntabwo ngiye rwose mfite inzara yawe Chi? ntako se nawe ntukajya uvugisha samo Love you. ndagukunda You. Love you. ndakubona mutubone mu kanya cyane nanjye ndagukunda Ali. araje sasa uri It's time. icyo gihe ngo urangize akazi kawe क्या हो गया इसे? bigenze bita imodoka ra imodoka irazima uragiye muri club umuzimiraho sasa twabonye ngaho uyu nguyu nawe yabwiye ngo aragize akazi ke karangize azano ndagufungura hanze biranga ya imyaku ho yanitse niriva ye urabona ibona yapfuye karabaye What the fuck? sikibiniki Rada ye. ibyo byose niba bikora gasike Oh, sorry. lidi wihangane gisa shishuzi karabaye gisa twibutse mbibutse twonyanga yoherezwa nawe ubutumwa bw'amajwi nawe ugomba kurangiza akazi kawe yaramwivugana baje kumwivugana briefcase ngiyi Congratulations. Felicitation we Precious. rwose icyifuzo cyawe urabura akazi kamwe k'ikigata cyuzuzwa kibimamo gisa nawe yadawuninze application hala dore ngo ngo arakira amakuru dore ngo arahita yakira amakuru nibwatinze janga barafotora Lidi arapfuye Lidi acishene mari dore umujinya nendo nyicishene nendo nyicishene shiriwe hey akiraha Felicitation TV ikizo cyawe kirabura akazi kamwe kabimamo tayari nawe ubona ubutumwa ndetse kuri application yise unlock hey sasa ku ruhande iyo mushinya igisa cyakomejanga rangiza akazi kawe ka nyuma complete the final task you know numba se uri mu biki nicyo gihe ngo urangiza akazi kawe ka nyuma akazi kawe ntabwo gashaka akinaze telefone arashugunya amafaranga ni ku bwa mama yakire kugira ngo abe ya mama none ngo nice mama gusa kweli akazi no kwica mama amategeko aha ngaha hano ntabwo yoroshye ni Illuminati aca mama wawe atanga igitambo हेलो बेटा yewe gisa दरवाजा खोल बेटा fungura umuryango rwose umuhungu wanjye bahitiye kuwishe mama we sasa nawe yaje hano ufite magara divi tanya kora ngari di batumya pfu ari kuri inshuti yanjye magara sibyo Lidi no ntabwo wow uri hano तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूं
mwana atanga ubuzima ku bwawe. Hey, yakora ngakane maraso none n'umuntu arwata pu yarotaga mugize ubwo ndabakanze ko biri hano ntabwo byoroshye. Nicyo gihe ngo urangize akazi kawe ka nyuma. No. Oya ndabigize wenda bigize. Abona ngani bazajya gusiba application. Sinshaka kwikora application. Yago siba application. Arayisiba. Abaye kwisiba irongera itayigarura installing tayari. Itigaruka nahijya. Yana ngo bijaka we wamaye amahoro application. Application kandi application. Please. Wamaye application. Application ajya hano. Ajya hano wese ntango nshaka kubikora ntango atayeko nane gupfa. Gote bose kwa installing application yitwa unlock gute ba installing ikaba muri telefone byaje gusacinga के बैंड्रा इलाके से एक बहुत bosanga namakuru rwose namakuru rwose yihutirwa atari akavumbi pe कल रात मुंबई ashyushye cyane bose polisi yo Mumbai yabonye umurambo w'umukobwa w'imyaka 8 yasanzwe rwose ku mwaro aya ni ku mwaro ku ngombe वाली 8 साल की ku ngombe पिंकी शर्मा है. आप देख सकते हैं उस बच्ची की दिल दहला देने वाली तस्वीरें. पुलिस के मुताबिक bose muri murabona amafoto rwose पता थी amafoto rwose wabaje cyane y'umwana की मदद से कल रात को समंदर से उसका शव बरामद bose abarobyi nibo basanze igikapu mu mazi bakivanayo ndetse polisi yo Mumbai yamara amajingo uwishe inyuma y'urupfu rw'uyu mwana w'umukobwa सकती है किसी की 8 साल की बच्ची guta umuntu waba afitanye urwango byagera ku mwana w'imyaka 8 तब तक आप देखते रहिए कल तक और मिलते हैं iki ni ikibazo sasa guhamagara gisa dore mu guhamagara gisa dore ngo arabona ngaha kuri mashine ye gisa tayari nawe menya byarangiye nambabazi namikiri hano ibyo yatangiye abona ari ibintu byoroshye ngo ubwo ikifuzo cyawe kigakorwa mu buryo bworoshye wapi rangiza akazi kawe ka nyuma nagucika guhari nagucika aje kuyuga telefone wasinzi ya telefone ubundi task complete rangiza akazi kawe ceceka we ceceka cyawe ceceka telefone yishukunya aragaruka yishukunya telefone bakanywa telefone yumva gasuri genze bita telefone ngiyi hey nimba ari ukurangiza akazi nuko karangiza arayibona telefone yajugunye karabaye nahano yagiye ngicyo inyuma ye nini cya hey ngicyo mereka kuzana ku imashini hey ye oya dore ngo sasa arabona ndi dore ngo arabona hano amal consequences ntacyo noneho ingaruka zirengera cyo kiza kuri amal ndapfuye tu bose ngiye gukora rwose nubikore kiri inyuma ya amal shaka kumwivugana yanze kurangiza akazi yanze kugakora birengera ingaruka oya kugenda areba kubibona mwegera hagarara rekera igihe cyageze ndemeye yahindukiye kinabona मुझे तुमसे कुछ बात कर चाह को tuvuganaho nahise azanga kuri amal बोलो सु yego divim ndiyambwira क्या बोलना है shaka kuvuga iki baraganazo nimbara kumbwira iki amal शायद ये सही वक्त ari rwose amari ntabwo ari igihe cyane cyo kubona kubwira
पर इससे सही कोई और वक्त भी gusa nta kindi gihe kirenze iki मैं तुझसे प्यार करती हूँ ndagukunda पहले दिन से kuva ku munsi wa mbere तुझे याद है so aho wibuka अनु ने मिलवाया था हमें ndetse gisa niwe waduhuje पर तू रिद्धि से gusa wowe wahise wikunda Lidi तुझे रिद्धि पसंद थी nagiye rwose uyumvamo Lidi मेरे लाइफ में ना मैंने कभी भी ubuzima bwanjye ntawe uribwe nk'ubwo nigeze niyumvamo meze nk'ubwo rwose niyumva ibishimo kubera kutankunda icyo nifuje kubona mbere hose cyari ikintu kimwe cyoroshye which is you ari cyo wowe only you Amar wowe wenyine Amar मैं फंस गई हूँ bose birasa nk'aho n'ubu ngubu nabaye nk'ufatiyemo rwose nabuze icyo nkora byo mu buryo bubi cyane meze nk'aho ndi ahantu ntabasha kwikura तुझे पाने के चक्कर में ese kugira ngo ugere ubu wanjye I just lost my nabaye nk'ubuze ubwenge I became selfish naje kwikunda I became selfish शायद रिद्धि की जिम्मेदार भी मैं ही हूँ banza nshaka ko ari nanjye nyawe yazana urupfu rwa Lidi I know तू मुझे माफ नहीं कर सकता ndabizi wenda ntabwo wambabarira gusa nta kibazo I know मुझे प्यार करना तो दूर you'll never be able to accept bose ndabizi uri kure kuba wanankunda gusa ahubwo ntuzigera ubasha no kunyakira nibyo nta kibazo ntacyo bintwaye but I'm not okay with the fact कि तू ये सब ठीक ये सब I didn't do this Amar nako Amar bisinjye wabikoze I never wanted to do all byose ntabwo nigeze nshaka kuba nabikora wabifata nabi byo ntabwo nabyihanganira I never thought एक app के चक्कर में sintekereza ko मेरी पूरी application imwe gusa application iri aho ubuzima bwanjye ana This was my last task and aka kare ko kazi kanye kanyuma and it doesn't matter ndetse ngubu sasa ngakwereke sasa bamubwira ngo akazi agakore turajya ngo rwose ugende cyangwa se ndagira ngo ugende ubwira Amar kumukunda umwerurire niho kara akazi hawe kazi ndagakoze shall never see me ngo nushaka kuza tazongera no kumbona you shall never see my face Amar rwose ntabwo uzongera kubona ku isura yanjye bwije ukuri byose arimubwiye you shall never see my face again ntabwo uzongera kubona isura yanjye taragenda Amar aramufata yangu hino aramuhobera bya bintu bikora we njya kurangiza aranyemeye mana ndese amani ese kararize urukundo akoze amafuti atumye Lidi abipfiramo na byinshi bindi bibi Maria murebye maso gusanga naseka nk'umuntu wishimye ko rwose bagiye gukundana Mare mugahinda kashiriwe wapfuye bamanye no kumwambika fiancé Maria murebye yakamurebye Mare naseka Wari bahobiranye genze bite Wari bahobiranye Wari bahobiranye tayari icyuma yahise amutera icyuma nuko Yesu umunyagute mu rubavu uteye icyuma cyihuse ntago yabyangana kuba ari we nyine yazana urupfu rwashiriwe wari wagiye kubana karamata Amari naseka Amari yaramurebye urebye inarapfa completed first task to unlock your wish sasa ndetse Amari nawe afite application ya unlock ndetse akazi kawe ka mbere kugira ngo ufungure ikibazo cyawe urakarangije akazi ka Amari ko kari kwica n'umukobwa undi mu gihe akanyuma kari kuvuga neza akajya kuvuga ko mukunda akamwibira byose n'ukuntu byagenze uyu akazi ke kari kugira gute kari kwivuga na Diane karabaye mama we
sasa ku ruhande wateye icyuma ndetse ngaho amara wateye icyuma ndi Diane aracyari muzima ndetse arujyanwe bisa nkaho yapfuye ese ngaho bapanze iki byagenze bite yarebye Amal hari ikintu bisa nkaho dushobora kuba tudasobanukiwe amaranga twasize bibaye nkaho amwishe amuteye icyuma ndetse ngaho Diane aracyari muzima ese ngaho bapanze iki cyatuma ino application niyo bakoreshaga amakosa yose azana telefone hano yaje yihebye ndetse shiri yamaje gupfa gusa none ntabwo yishe Diane ese urupangu wapanze ni nyabaki ushaka ko ugiye gutuma se bagiye kwivugana application muri telefone nta magambo yanditsemo birarodinga koko byaragiye birodinga filime twari bagahitaga lock ndetse kabiri yawe niza nayo tuzayireba esanga bapanze uburyo iyi na application bari kiri kubitera uyishima ninde ibyo byose application yose bifite umuntu uri kuyikoresha hanga babaye nk'abayishuka bisa nkaho bakoze icyo yabasabaga gusa none ntabwo bagikoze ibyo byo biragenda bite nimba kabiri yawe niza nayo nzayibaha imeze neza cyane yani Professeur General Dr Inkoranya Sosweet nyiri ubutungane ingingo ibarengera ndabakunda cyane zani yandi ni kabaka dira n'ibikorwa dira ni batinya dira ni bebe ndabashimiye.